ku ndirimbo How Are You yari yarakozwe na Element na Kinyana yaragize uruhare mu nabuze mbona ni abantu bagize uruhare mu kuyikoraho kuyandika. Abantu bakibona bavuze ngo yaratinze cyane kuko Kinyana yari amaze igihe kitari gito yitabye Imana. Abantu cyagenze bite kugira ngo njyewe rero bino bintu by'imiziki yabamo ibintu byinshi. Element nyine ufite ukuntu ari kumva ibintu bye bira Element ukuntu umusobanura. Hari abantu bavuga yuko ngo iyo ugiye gukoresha projet ataguha projet uko uyikeneye ahigwa abona yuko ikwiye gusohoka. Ntabwo ari icyo kibazo. Element agira kuvuga ngo ibihembo by'umwaka bitware. Siko byumva icyo kintu. Ibihembo nyine batanga mu muziki by'umwaka aba ari we ubitwara. Rero guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane nta ndirimbo yapfa kuguha ngo isohore. Ariko byumva ukuntu ateye mu kwa gatanu kugeza mu kwa 9 abari gusohoramo amaproje z'abahanzi afite indirimbo kugira ngo igihe nyine abari gukora hit muri sama nyinshi kugira ngo icyo kintu kibiki. Rero urumva iyo saba yarubatse ihombya bamwe ikungura n'abandi. Kumpereza indirimbo yanje ukahita uyimperezanya indirimbo imwe na Chris Easy, ukahita umperezanya indirimbo na Kevin Kade, ukahita umperezanya indirimbo na Kenny Soul, ukahita uyimperezanya abahanzi nyine bose bari hejuru na melody kameme indirimbo yanje bamaze kuyitwika. Siri kubyumva kubw'inyungu apana inyungu zanjye kandi mba nkwiye kuba naramwishyuye amafaranga na menshi uramungara nahenze cyane utamubona kuriya. Yarisobanukiwe projet yiha agaciro kikadanje. Rero icyo kintu Element ugasanga nyine ari ku kwicira umurongo nk'umuhanzi ugaza nk'indirimbo yari maze imyaka 3 akoresha schedule kurenza y'umuhanzi. Ikindi akagira defo yo kuba indirimbo yawe wayikora kubera ko kuyitindana cyane ugasanga amayide yayikoranye yayihaye indi ndirimbo indi ndirimbo. Okay, wowe wasohora indirimbo bakakwita umuntu washishuye kandi atari we washishuye. Siko byumva ubu se byatumwongera gukorana na Element ibyo byose ko numva ari côté ziri negative kuri wowe. Njyewe bibaye byiza njye ntabwo nakongera gukorana na Element. Kiretse Element kumva ahinduye ibintu dore n'ikiza nuko yabaye umuhanzi uwo mwanya ntago azongera kubona wenda wo gukorera abahanzi. Ikindi Element buriya agira ikintu cyo niba nabwita ubwana niba nabyita ikintu cyo nagareba business areba ikintu cyo kuvuga ngo naguhamagaye tuje gusangira utuntu. Urabona nyine barajene na abajene nyine rumva baga tuje gusangira breva tujyane muri gym. Ubwo niba mudahurira muri iyo si ntago muri inshuti. Turwo byumvise kintu agaha umwanya nyine abo bantu bahorana kirengagiza ikintu cyitwa akazi na business. Buriya mu by'ukuri umuntu ashaka gukubita miliyoni imbere yawe awati nkorera ikintu kuko ugishoboye kugikora wowe ntugikore ugakorera umuntu utari kukwishyura. Urumva iyo mitekerereze leta nkubona ko hakuza akazi nyine naguze business ndashaka ko yarakubabaje. Ntabwo yambabaje ibyo bintu ntabwo abahanzi bajya babivuga. Ntabwo babivuga. Ubajije Okama, ubajije ba Juno Kizigenza, ubajije bano bahanzi nyine niko wenda batabivuga kubera ko wenda baba bamutezeho ibindi bintu ntazi. Ariko ntabwo nyine ntabwo bishimira system yewe kandi mu by'ukuri ntabwo ahora gahanze buri ibisubuzumba bitakugira ingaruka muri 55 ukaba utakongera gukora yo cyane ko projet nyinshi nizo wari ufiteyo. Kandi mbabwiye none se kuba ndi gukorerayo ni ndi gukorana n'umuproducer wawe niko umuntu wumva business niwe mukorana sibyo. Niba compressor ari ku mu mwanya niba logic ari ku mu mwanya niba umuproducer niwe turi gukorana kandi ntago birambuza kuvuga
ntabwo birambuza kukubwira ikintu wakozemo ikosa ugihindure kugira ngo bikugirire umumaro kuko umuntu yo mu boss w'ako kanya kuri kumwishyura kugira ngo ukore ibyo ushaka tereke no kuba ntabwo wenda amafaranga ushobora kohereza umuntu umusuzuguye uyamuherezanye n'umutima mwiza nawe aguha ibintu mwavuganye neza munajya inama kuko projet yaba ari nini kumpereza gufata indirimbo yanjye ukamarana imyaka 3 uba wamaze icyambere cyo estima mwakoresheje mu ndirimbo ziba zamaze guhinduka voko yanjye iba yamaze guhinduka ubu ugiye kuma ikintu kigarasha kuko umuntu mu myaka 3 aba yahindutse cyane ugasanga iyo ndirimbo kandi nanone uburyo iremeta akora indirimbo ziremereye bisaba ko video ibihenze nayo kugira ngo bihure na ya audio ufite ubwo hawe yayiguhaye utakishimiye njye hawe yayimpaye nta nubwo bigeze ubona indirimbo ntabwo nayi promotinze cyane kuko naragushatse ndakura kazi ntabwo nigize ni promoting navuze ati ubwo nyine bibi kubishaka Imana ntabwo ubu mpaye gusohora indirimbo none tureke n'ibyo ngibyo uzi ko ushobora gushutinga indirimbo wayishutinze uzi kugira ngo agwe projet kuyiguha ngo uyihereze nubwo ari bya danje no guhereza kuri email Bob kuko si u mixing si u mastering Bob akamastering akaguhereza ariko nyine kubera iyo mikorere iki n'imyaka buriya sureba umuntu uri muri bino bintu buriya Bob agira gahunda byatanje Bob nyine iyo umuhaye icyo gusabye aguha ibyo ushaka kandi mba numva ukuntu ibyo bintu byakagenze man niba usabye amafaranga umuntu runaka kuri ku bintu ushaka kumukorera ayaguhereze umukorere nawe ibyo mwavuganye ibirenze aho ngaho utangiye kumugora utangiye kurema amakimbirane atari na ngombwa zanzangano wumva muri showbiz kwa kurogana bihari bwa butiku bw'ubusabusa bw'ubufo bya danger nutwo tuntu tugenda tubiterana na rero arakoze cyane Yampano aratuganirije kandi atubwiye uko abyumva uko nk'umuhanzi kandi abibamo agomba kubivuga uko abyumva n'uko abibona nibwo buzima bwabo nibwo buzima babamo arakoze cyane si ibyanjye ngo twizere ko imbere kuri si ibyanjye ntabwo yagenda ataririmbiyeho kandi turayikina ntabwo yibagiwe rwose suka atahoraga by my side gusa yahoraga nzenguruka ahora muri parties we n'imbobo zimunywesha downhill agahora yisomesha Bible akabipostinga habe no gutekereza yahise agenda nagutegereza ndikurushaho kumukunda cyane yafashe ubwonko rubanda bari barambwiye ko nzabigwamo nyamara gukunda si ibyanjye nibijya bimagaye ndananiwe si ibyanjye nasanze bandusha ubwenge sifa we abonye izindi size uranyihoreza zwerare ukuntu wari keza utarananira yes kabisa asante cyane wakoze